Yes, turabasuje mwe mudahwema kudukurikirana kuri kamera za Befeso TV. Amahoro n'imigisha bikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Mwe mutuye impande enye z'isi, mbifurije amahoro ya Nyagasani akomeze kuganza mu ruhande rwanyu. Uyu munsi ni Eme, n'ubundi ugarutse kuri izi kamera za Befeso TV. Ntago ngarutse mu buryo bwo kubwiriza, ahubwo murabona imbere yanjye hari umufasha wanjye. Uyu munsi n'urutugezeho ijambo ry'Imana. Muranyemerera dutangire tumwakira, maze amahoro n'imigisha yava kubiteka Imana bikomeze bibane natwe mu izina rya Yesu. Turakwakiriye, Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uzabakira Josephine, ndi umumama, ndubatse. Uwo ni umufasha wanjye nk'uko yababwiye, ni umutware wanjye Sori. Hanyuma nkunda gusenga, nkunda Imana n'abantu bayo. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero watuzaniye iki cyangwa uje kutuganiriza kuki? Uyu munsi nje kubaganiriza ku buntu bw'Imana. Yego. Igirira abantu bayo, imbabazi Imana igirira abantu bayo, urukundo Imana ifitiye abantu bayo. Yego, nje kubaganiriza ku neza y'Imana. Yego, Imana iguhe umugisha. Uranyemerera dutangire ikiganiro twiragiza Imana, n'ubundi n'ujye kudushyira imbere y'Imana. Imana ikugirire neza. Turagushimiye Isi w'Umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye urukundo rwawe rwiza rutangaje utugirira, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye ko ari wowe watweretse urukundo rukomeye rurenze urwo abantu batweretse, ukadupfira kandi nta wundi muntu wigeze ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, haba mu babyeyi, haba mu batubwiye inkundo bandi, nta wigeze akora ikintu gikomeye nk'icyo wakoze cyo gutanga amaraso ku bwacu. Wowe wayatanze rero turagushimye kandi tuguhaye n'icyubahiro muri uyu mwanya. Tukuzamuriye amaboko tugushimira kuri umwami mwiza. Amajwi yacu tuyungikanyije kuri bizima n'abamarayika tuvuga ngo urera 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 kandi urakwiriye ibihe byose. Ingoma yawe nihoreho kandi ikomeze guhimbazwa no kongera. Uwiteka nubane natwe muri iki kiganiro, tuvuge ibisingiza n'ibizamura izina ryawe, kandi ijambo tugiye gusangira na bene data ari biryo gukomeza imitima, ribabere impamba n'urwego bizabageza mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Yego, Imana iguhe umugisha. N'ubundi umwanya n'uwawe, watugezaho icyo Imana gushyize ku mutima. Imana ikugirire neza. Yego, hanyuma nongeye kubasuhuza abantu bajya bakurikira icano, kandi mbifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka. Mbifurije ubwiza bw'Imana ko buzajya bubakayanganaho uko bwije n'uko bukeye. Imigisha umwami atanga, mbese ahandi abantu bayiburiye, mwebwe mujye muyibona kubwo kudukurikirana no kuduteza imbere mu buryo bw'umwuka, mudusengera, mudufasha. Yego, kandi muranadukunda, turabizi ko mudukunda. Imana igikomeza kubaha umugisha. Rero ntekereza ari bwo bwa mbere ngiye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, ariko ndabinezerewe cyane kandi ndikumva mbyishimiye cyane ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ndikumva nshaka ko tuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abefeso. Turasoma ku murongo wa 10. Turasoma ku murongo wa 10. Ni amagambo atari menshi cyane kandi nanone si n'amatoya, bitewe n'uko ubyizera, uko umuntu yizera ikintu cyangwa uko ugifata, uko ufata ijambo nyine. Nimba urifata nk'ijambo rigari, rikubera rigari kandi rikakwagura, nawe rikakugira mugari mu buryo bwose, bwaba bw'umubiri, bwaba bw'umwuka. Burya ikintu cya mbere kiba ari ukwizera. Iri jambo tugiye gusoma rero, nongere ndisubiremo, riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto. Tugiye gusoma igice cya mbere, turahera ku murongo wa 10. Iri jambo riratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. Twongere dusubiremo iri jambo. Ijambo riravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyakomeje kuturokora, twiringira yuko izakomeza kuturokora. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Hanyuma iri jambo njyewe ndisoma ryaramfashije cyane kandi ryambereye n'impamba y'urugendo rwanjye mu buzima bwa buri munsi. Iyo urebye usanga umwami Imana agenda turokora mu buryo butandukanye,
ashobora kukurokora bitewe ukabyumva wowe ufite ukuntu byumva. Ashobora kukurokora kuvana mu byaha, ashobora kukurokora kuvana mu rupfu, ashobora kukurokora kuvana mu magambo bakuvuga, ashobora kandi no kukurokora akuvana mu bukene. Bivuze ngo uyu mwami aturokora urupfu rutandukanye, kandi nta kintu na kimwe kitavamo urupfu. Burya ni ukuvuga ngo ushize mu buzima bwawe bwa buri munsi wasanga umwami agenda akurokora uko bwije n'uko bukeye. Ushize mu mibereho yawe hahise, haba mu bwana, haba mu bukumi cyangwa mu busore bwawe, wasanga hari uburyo umwami yagiye akurokora. Hari intambara ushobora gusanga waragiye urwana, ugasanga nta wundi muntu wahabaye, ugasanga wari ufite inshuti ariko ugasanga inshuti zawe nta kintu zakoze, ugasanga aho hantu warokowe n'umwami. Ushobora gusanga hari ahantu abantu bakurwanyije, ugasanga nta wundi muntu wari kukurokora, ugasanga warokowe n'umwami. Ushobora gusanga wari ufite umurozi wari ukumereye nabi, ugasanga imbaraga n'amafaranga ntibyari kukurokora uretse umwami wenyine wahabaye. Bivuze ngo hari uburyo umwami ajya aturokora. Ushobora gusanga hari uburyo wari wishwe n'inzara. Reka mbivuge kuko inzara iraryana nshuti zanjye. Ari igihe umuntu acamo, ntabwo mbizi wenda nimba byarababaye, ariko binabaho mu buzima busanzwe. Hari uburyo umuntu ajya aca mu bihe by'inzara, ugaca muri ibyo bihe ufite abantu bakomeye, ufite abantu inyuma y'igihugu, ufite abantu mu gihugu, ufite uvukana n'abavandimwe, yewe ukaba ufite n'umugabo cyangwa ufite umugore. Umwami ataje ngo akurokore icyo kintu, ugasanga umugabo ntiyigeze agira ikintu agikoraho cyangwa umugore ntiyigeze agira ikintu agikoraho. Ugasanga ufite abavandimwe bafite amafaranga, cyangwa se tuziranye n'abantu banakomoka mu miryango ikomeye, ugasanga umuntu yavukiye ahantu hari amafaranga, ariko rimwe na rimwe ugasanga yitwa ikigoryi kandi waravukiye amezi 9. Ariko kuko umwami ajya turokora urwo rupfu rukomeye, igihe kikagera akarwana iyo ntambara, akazakugeza ahantu bakwita umwana kuko yamaze kukurokora. Ababyeyi bagasigara bavuga ngo uri umwana kuko umwami yamaze kukurokora urwo rupfu rukomeye rutyo. Haleluya, haleluya. Uyu ni umwami ujya urokora abantu, akarwana intambara y'ubukene akayirangiza, akarwana intambara y'amashuri bavuga kuri ikigoryi, utaziga ngo ugere ahantu ugera bakabona kaminuza uyirangije atazi n'ukuntu byagenze. Umwami akakurokora urwo rupfu rukomeye, akaguha gutsinda. Akaguha gutsinda kandi barabonaga bidashoboka. Iyo ntambara y'ubukene umwami akayirwana, akaguha kuzayirangiza neza amahoro, aho utambara ugasigara wambara abantu bakifata ku itama bakavuga ngo umwami yamugiriye neza. Hari intambara umwami Yesu ajya arwana, kandi tujye twibuka ko ari we wenyine watsindiye ingoma yo kuturengera. Tujye twibuka ko ari we wenyine watsindiye ingoma yo kutugirira neza. Iyi ntambara Yesu ajya ayirwana. Iyi ntambara umwami ajya ayirwana mu buryo bukomeye, ugatekereza ko ahari wenda bitazarangira, ariko ugasenga ukumva niriri kugerayo, ariko iryo usenga ryaba rito ryaba rinini riba rigera ku mwami kuko yatsindiye ingoma yo kuturengera. Ajya twumva uko bwije n'uko bukeye, naho wabona uyu mwanya bitari gukunda, ariko burya Yesu aba yumvishe ibintu biba biri gukunda. Ejo n'ejo bundi usanga ibintu byagenze neza rwose, ugasanga ibintu byatunganye byagiye mu murongo mwiza. Ushobora kubaho mu gihe utabyara, abantu bakajya bavuga kuri ingumba, ari n'ubwo ufite umugabo ubifashamo rubanda, nawe ubwe yagera mu rugo akakubera igihanda, akakubwira ngo ntubyara. Rimwe na rimwe akavuga ko uzikuramo, rimwe na rimwe akavuga ko udashaka kubyara, rimwe na rimwe inshuti zikamubwira ko ari aderese waje gushaka, rimwe na rimwe inshuti zikamubwira yuko ari imitungo waje gushaka, niba nta mitungo ihari bakamubwira yuko wanze kubyarana nawe kuko nta kintu afite. Ariko Yesu abazi amarira ujya usuka imbere ye, abazi umwanya ujya ufata uganira nawe. Yesu abazi igihe ujya umara imbere ye uri kumutakambira, uri kumuririra ngo agire ikintu akora. Iyo ntambara akayirwana, igihe kikagera agakora igikwiriye, agatanga umugisha w'urubyaro, ibintu bikagenda neza. Ni ukuri turebye ku mbaraga z'Imana dusanga Yesu ajya arokora abantu urupfu rukomeye cyane. Ijambo ryatubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, ngo kandi n'ubu aracyakomeje kugira gute, aracyakomeje kuturokora. Bivuze ngo Yesu aracyafite gahunda yo kutukomeza kuturwanira intambara, aracyafite intego yo gukomeza guhagararana natwe, naho abantu baba baravuze amagambo mabi kuri twebwe bakayatura.
hari abantu badututse rata, hari abantu badututse bavuga ko turi abatekamitwe, bavuga ko turi ingegera, bavuga ko tutazikamira n'ayimbwa, bavuga ko ntaho tuzagera, bavuga ko tutazubaka, bavuga ko tutazabyara. Ntabwo wenda wowe nzi ijambo bakuvuzeho wowe dukurikiye, ariko hari amagambo ibyo ari byo byose bakwise cyangwa se banyise. Ariko ijambo riratubwira ngo aracyakomeje kugira gute kuturokora urupfu rukomeye rutyo. Bivuze ngo utitaye ku byo bari kukuvuga, utitaye ku mivumo bakuvumye, utitaye ku magambo bakwatuyeho, utitaye ku ntambara ugenda urwana za buri munsi, ukwiye kumenya yuko Yesu we agifite gahunda yo kukurengera. Ushobora kuba uyu munsi ubona ko bitari gukunda, ariko birimo biremera muri Yesu, birimo birakunda. Igihe gikwiriye uzabona gutunguje igitangaza. Igihe tazi nanjye ntazi, igihe imiryango yawe itazi, igihe inshuti zawe zitazi, igihe abagukikije batazi, bazabona Yesu yazanye igitangaza mu ruhande rwawe, kandi bazumirwa, kandi bazatangarira Imana cyane. Bazatangarira Imana cyane, kandi n'ukuri bazafatanya nawe kuzamura amashimwe, kuko Imana ihagaze mu ruhande rwawe. Narije kukubwira ngo ntiwihebe, kandi ntiwihebe. Ngiye kubaha urugero rukomeye ku muntu wenda ugiye kubyara. Umuntu ugiye kubyara ni ibintu tuziranyeho ababyeyi. Umuntu ugiye kubyara ni umuntu uba wumva atazi neza ko ari busubire mu buzima. Uvuga ngo birashoboka ko nabaho, birashoboka ko ntabaho, birashoboka ko iyi ndu uyu munsi ndi wirokoke cyangwa se ntabwo ndi wirokoke. Ariko Yesu ukomeje kukurengera, ajyanye nawe, abazi neza ko urwo rugamba cyangwa iyo ntambara ugiye kurwana uri buyirokoke. Hari igihe umuntu ageramo, tuvuge nk'iyo uri kunda ndika kurya, ukumva biragoye kuba uzongera kuryama ngo usinzire, ukumva biragoye kuba uzongera gutekana mu mubiri ngo wongere kumva uguwe neza. Ariko umwami ukurwanirira aba azi neza ko nyuma y'isaha imwe cyangwa ebyiri cyangwa nyuma y'igihe runaka uba uri bwongere kunezerwa. Ubundi ijambo riratubwira ngo, niko ryanditse ijambo rivuga yuko umugore azabyara ababaye. Yego, nyuma y'umubabaro Yesu abazi neza ko hari ibyishimo, hari ibirori byinshi, abazi ko hari ukurya ugahaga, abazi ko hari ukwambara, abazi ko hari uguseka. Yesu abazi ko hari ibyishimo. Sorry, ntabwo meze neza, muranyihanganira, ariko turakomezanya tuvuga Imana. Yesu abazi neza ko urwo rugamba agomba kururwana kandi bikarangira arutsinze. Twebwe ntabwo twarutsinda ababyeyi, yewe kabone nubwo warize urugamba rwo kubyara nta muntu warutsinda. Hariya hantu biba bikomeye, ariko hari ahantu ugiye ukababara. Waba unari kumwe n'umubyeyi wawe, umubyeyi wakakubwira ati ihangane witaka, cyangwa se wirira, turi mu bantu, wivuga nabi, akakubwira ati ihangane n'ukuri kandi komera. Cyangwa se wenda tuvuge wajyanye na mama wawe, wundi wajyanye na mama w'umugabo wawe, akakubwira ati ihangane, ukamubwira uti icecekere mubyeyi, uti cecekere wowe, kwihangana ibintu uvuga ntabwo ubizi. Cyangwa ukaba wanamubwira uti ntabwo indira kurya, niyo mpamvu uri kumbwira kwihangana, kandi yagutanze kubyara. Aho ngaho ni mu ntambara umuntu mwajyanye atarwana, irwanwa na Kristo wenyine. Iyo ni intambara irwanwa n'Imana, kuko na muganga ntabwo yabishobora, burya Imana itahabaye. Ariko Imana ibigamije kukurokora. Nubwo baba barakuzinze, turabizi neza ko hari abantu baturwanya, nubwo Satani n'abadayimoni hari imigambi bacuze itari myiza, ariko Yesu akagira gutya akarwanana nawe iyo ntambara, kandi akagufasha kwirokoka amahoro. Ari n'abantu bajya bemera inka, akabwira muganga ati mbabarira, n'ukuri mbabarira muganga, ufashe nimbona byaye nzaguha inka, kandi ukabivuga wenda nawe nta nkugira. Hari n'ahantu umuntu ajya avuga amagambo akavuga ati Mana numfasha nkabyara, Mana nzaguha umugisha, kandi umugisha atari wowe utanga. Nshatse kuvuga ku mbaraga z'Imana ukuntu zirokora, zikadukura ahantu hakomeye, zikadukura mu mubabaro udafite ingano, udafite urugero, ariko Yesu akaturengera, Yesu akaturokora, Yesu akageraho akadukura mu mubabaro, akadushyira mu gihe cy'ibyishimo. Hari igihe abantu bajya bageramo, mujya mubona abantu biyahuye kubera abasheri babo, ukabona nk'umuntu bamubenze, akavuga ati uyu muntu mbenze, uyu muntu mbenze, ubu ngubu koko ubuzima burakomeza gute? Ukumva ntibikunda. Ariko kuko Yesu ari we wenyine ufite gahunda yo kukurengera, akakwihanganisha, nukuri ukajyaho ugakomera, ukagera igihe
akaguha undi muntu wo kugukunda, akaguha undi muntu wo kugukunda, akaguha undi muntu wo kukumara umubabaro, akaguha umuntu wo kugufasha kuzamuka mu ntera, akaguha umuntu wo kuguteza indi ntambwe, akaguha umuntu wo kugufasha kwishima, mbese kuko Yesu ari we ujya uturokora urwo rupfu rukomeye. Yesu akaguha umuntu ugukwiriye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Yesu niwe wenyine ujya uturwanirira intambara abantu batarwanye. Hari abantu batubwiye ko badukunda, ariko umuririmbyi yaririmbye neza, aravuga ngo ni wowe wenyine uzi gukunda, aravuga ngo abandi bose no kugerageza. Yesu Kristo niwe uzi kudukunda urukundo rukwiye. Yesu niwe uzi ahantu dukwiye kuba, akavuga ngo ariko umwana wanjye kuko mfite ikintu namuvuzeho ngiye kumuhinza muri uyu mujyi wa Kigali. Yesu niwe wenyine uzi gukunda, akavuga ngo ariko umwana wanjye kuko hari ikintu namuvuzeho reka muhe urugo rumukwiriye. Yesu niwe uzi gukunda, akavuga ngo ariko kuko uyu mwana wanjye avuka ahantu hari karande zo kutagenda mu mahanga, akavuga ngo aha hantu hari karande zo kudacuruza, hari karande zo kutiga, akavuga ngo aha hantu hari karande zo kuticara mu ndege. Yesu niwe wenyine ujya uturokora urupfu rukomeye rwa karande, akadukura aho hantu batiga, aho hantu bashaka ntibakora ubukwe, aho hantu mbese ngewe njya ngira ifoto hano, aha ndi ni iwanjye, Imana yamaye kuba njya ngira ifoto hano muri salo, njya ndeba nkibuka ko ariyo nsinzi ikomeye umwami yamaye, kuko nubwo yarwanya urugamba rukomeye ariko ukuntu nyirebyeho njyamo Imana icyubahiro. Hari abantu bari baravuze ko ntazashaka, hanyuma nshatse bavuga ko ntazabyara, biba urugamba. Ubukwe bwanjye bwabayemo intambara zikomeye, byabaye urugamba, ndetse nanashatse kubyara biba urugamba, ariko kuko umwami wacu ajya turwanirira akaturokora, byose byarakunze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi byagenze neza. Bivuze ngo ibyo abantu batizeye ko bizaba mu ruhande rwacu, Yesu wabazi neza adashidikanya ko bizaba mu ruhande rwacu. Bivuze ngo nagushishikariza gukunda Yesu, nagushishikariza gukunda umwami Imana, nagushishikariza kuba imbere ye kurenza uko waba imbere y'abandi bantu, nagushishikariza kuba imbere ya Kristo kurenza uko waba imbere y'abavandimwe, nagushishikariza gukunda gusenga, kuko mu gusenga niho hantu dukura ubuzima, mu gusenga niho dukura imyambaro, mu gusenga ntabwo nzi nimba mutarabona nk'umuntu ushobora kumara nk'umwaka nta kazi afite, ugasanga umuntu ni umugabo arubatse, bagasanga umuntu ni umugore afite abana cyangwa se ari kumwe n'umugabo nta kazi bagira, ariko Yesu akabarwanirira muri ubwo bukene, akarwana intambara yo kubaho nta kazi, intambara yo kubaho nta mafaranga, akabatungira muri uyu mujyi wa Kigali. Yesu agatungira ahantu abantu batekera, ahantu hishyuye, ahantu abantu babe, mbese ku munsi inzu bamo irabara, ariko Yesu akagutungira muri uyu mujyi nta kazi ufite n'umugore kandi akabatunga, kuko mujya mumuba imbere mugafata igihe cyo gusabana nawe, mugafata igihe cyo kumwinginga, mugafata igihe cyo kumuhendahenda, mugafata igihe cyo kumutereta akababera amaso. Yesu akabarwanirira intambara yo kuba muri uyu mujyi nta kazi. Ushobora kuba rwose uzi uwo muntu ubayeho gutyo, ariko kubw'imbaraga z'umwami Yesu umujyi akawubamo. Ushobora kuba uzi umuntu utari utunze, ariko uyu munsi akaba ari kugendera mu modoka, kuko yafashe igihe cyo kubana n'Imana neza. Nshuti yanjye, haranira kubana n'Imana neza kurenza uko wabana neza n'abantu, kuko umuntu mwabana neza uyu munsi kuko hari icyo muri busangire, mwabana neza uyu munsi kuko hari icyo ari bugukureho, ariko Yesu mubana neza ufite utanafite. Yesu mubana neza ukize, mukabana neza ukennye. Yesu mubana neza urwaye, mukabana neza uri muzima. Kristo uyu mwami twagiye tumuba imbere nta buzima dufite, ariko akaduha ubuzima. Twagiye tumuba imbere turwaye, ariko akadukiza. Uyu mwami twagiye tumuba imbere nta myambaro, ariko bikarangira twambaye, kuko yatubereye inshuti y'akadasohoka. Yesu yatubereye inshuti y'amagara, ntabwo twatinya kumuvuga neza. Umwami wacu yatubaniye neza, batubwira ko tuzafata pirive, ariko Yesu atubaniye neza duteza intambwe. Aleluya, aduteza intambwe, adushyira ahandi hantu. Umwami Yesu yatubereye inshuti y'akadasohoka, abana bacu tubona batari bushobore kwiga, ariko kuko Yesu yatubereye inshuti nziza, nicyo kitumye fashe uyu mwanya ndi kumuvuga neza. Uyu mwanya abana bacu biga ahantu heza,
biga ku bigo byiza, abana bacu biga neza, abana bacu bariga bagatsinda, kuko Yesu ni inshuti nziza y'akadasohoka. Rero Yesu yagiye aturwanira intambara, yagiye aturokora urupfu rukomeye. Yesu yagiye aturwanira intambara nyinshi z'iburyo n'iz'ubumoso, yagiye adutsindira izo ntambara z'uburwayi akaturokora, yagiye adukuriraho inyatsi Yesu akaturokora, yagiye adukuriraho gutambara Yesu yaraturokoye n'ukuri. Yesu yagiye adukuriraho amagambo abantu bavuze. Hari igihe kigera abantu bakakuvuga nkaho bumva ko ari byo bintu biri buguhitane, abantu bakakuvuga bakakwita amazina, abantu bakakuvuga ukuri n'uko utari, abantu bakagutuka, abantu bakagusebya, abantu bakagusiga umwanda, abantu bakagusiga amabyi. Ariko Yesu akakurokora ibyo bintu byose ukabirenga, ugakomeza kurya no kunywa ugahembuka, ugakomeza kugubwa neza, ugakomeza kumera neza, ugakomeza kumva uguwe neza muri wowe, ugakomeza kumva utujije muri Kristo Yesu. Bivuze ngo Yesu n'ukuri yagiye aturwanira intambara. Hari ukuntu Yesu yagiye arwana intambara nta kintu cyo gukora gihari. Ushobora kuba ubyibuka uburara, cyangwa se utanaburara ariko urya ibiryo bidahagije nawe ubwawe, ukumva ko kuba umuntu yaza kugusura ari ikibazo, ukavuga ati se kanaka naza kunsura tutari busangire ni ikibazo. Ariko uyu munsi Yesu akaba yaraguhaye akazi. Hanyuma nubona Yesu aguhaye akazi, ndashaka kubwira ngo ntuzavuge ko wakoresheje ubwenge bwinshi, kuko hari abantu bafite za degree, bafite masters, bafite mbese hari abantu bafite amadiplome yo ku rwego rwo hejuru badafite ako kazi. Uyu munsi nubona urya, ukabona uranywa, ukabona urahembutse, ukabona ubashije kugira undi muntu musangira, ntukabifate nkaho ari uko ufite igihagararo cyangwa isura nziza. Nta kintu Yesu yaguciye n'imbabazi zonyine Yesu yakugiriye. Nta kintu Yesu yaguciye n'ubuntu n'imbabazi bye byonyine byaje mu ruhande rwawe. Uyu munsi nuramuka ubonye ubashije kurya, muri ako kazi kawe ugakora ukunguka, muri ako kazi kawe ukabona ubashije gukora, ugize ayitungisha urugo, ukabona ugiye no kuri banki, uhagaze ku murongo nk'abandi, yewe bizanakunda ukabona ugiye no kuri VIP, ntukumve ko ari ubuhanga ufite nshuti yanjye. Ntuzakandagire umuntu utagize icyo afite uyu munsi, ntuzahutaza umuntu n'umucari kugenda n'amaguru, ntuzamutera amazi kubera ko mwagendanye nta kintu afite. Tuzi abantu benshi Imana iteje intambwe, akajya avuga ngo hari abantu ngo ntahari ifuti, akajya avuga ngo hari abantu badatekereza kabiri, kuko uyu munsi Imana imuteje intambwe. Ni urukundo rw'Umwami Imana rwaje mu ruhande rwawe, uryamye bukeye byose usanga byemeye. Ntukumve ko ari ubuhanga bukomeye wakoresheje cyangwa uri gukoresha hoya, ahubwo ni neza y'Imana iri kugenda iza mu ruhande rwawe uko bwije n'uko bukeye. Ahubwo niba ufite ikintu warya, ukaba ubona hari ikintu usaguye, uhe n'abandi. Hanyuma ubwire inshuti zawe, urebe kandi abantu badafite icyo kurya. Ntukarebe umuntu ufite icyo kurya kuko ufite icyo kurya aragifite, ariko hari uwabwiriwe. Banza urebe ku muntu utagize ikintu afite uyu munsi, hanyuma nibinashoboka umukandira akanyenyeri rata, umutunguye kandi umubwire ngo reba kuri telefone yawe hari ikintu uhoze, kibe gito cyangwa kibe kinini, icyo kintu Imana irakibuka. Tujye dushaka n'ibintu Imana izibuka ku munsi wacu w'amakuba. Ugire ikintu wibutse Imana, uyibwire ngo Mana, ibuka ko ku nsi y'umuceri nari ifite, hari umwana nahamagaye turayisangira, ibuka ko ku kiro cy'umuceri nari ifite ntariye njyenyine. Imana yibwire ngo ku munsi wawe w'amakuba, uyibwire ngo ibuka ko ku mufuka w'umuceri. Yego abantu baratubabaza, ushobora gutekereza ngo ariko reka ne kubivuga ibi bintu. Nari ngiye kubabwira ukuntu umuntu igihe kimwe nabaye nk'umukoreraho umugisha, ariko igihe kimwe mukoreraho umugisha ariko mwe n'undi muntu aho arashaka nko kwirarira, avuga ngo ese uriya nkoreye biriya, abona ko naburaye, birangarukaho bingeraho, ariko sinabitekerezaho cyane kuko umuntu ari umuntu. Ushobora kuba hari umuntu wafashije nyuma akagukomeretsa. Ibyo bintu ntuzabitindeho, uzakomeza ukore, kuko n'ubundi ntabwo dukorera abantu, dukorera Imana. Hanyuma Imana niyo yonyine itanga umugisha. Ukore kubera ko uzi neza ko ufite umwami ukorera, kandi uyu mwami ajya arokora abantu urupfu rukomeye. Uvuge ngo igihe nikigera hari ahantu nzabyibutsa, cyangwa se hari ahantu nzabisanga. Ubundi ijambo riratubwira ngo tugomba gukwizera, ariko tukizera kwizera gufite n'imirimo. Ni ukuri ntukagaye ikintu ukoreye umuntu niyo cyaba gito. Ushobora kuba ufite senkisa, ukavuga ngo iyi senkisa ese nayihande, uwo nayiha nta kintu namumariye. Ushobora kujya kwa muganga, uzi neza ko kwa muganga hari umuntu urara atariye, uzi neza ko kwa muganga hari umuntu udafite isabune yo koga, uzi neza ko kwa muganga hari umuntu udafite isabune yo gufura umwenda amaze iminsi aryamamo. Nigeze njya kwa muganga igihe kimwe, ngiye mpasanga umuntu nari ngemuriye, nsanga aryamanye n'undi muntu arandembuza, arambwira ati ngwino hano.
nkwereke ikintu mfasha, ndagenda arambwira ati mfasha kubyuka aha hantu. Hanyuma arambwira ati ndi kumva maze kubangamirwa aha hantu. Ndamubwira iki gitanda noneho wakimutseho ukajya kuri kiriya ko ndeba aricyo gipfa kuba kimeze neza. Arangije arambwira ati ibitanda birimo hano byose narabizengurutse. Ndamubaza ese ahantu hamaze igihe kingana gute? Arambwira ati ahantu mamaze imyaka 3. Nshuti yanjye, umuntu umaze imyaka 3 kwa muganga urebye neza wasanga n'umuntu umugemurira ibyo kumugemurira bimaze gushira. Kandi abo bantu barahari. Umuntu umaze imyaka 3 kwa muganga ushobora gusanga hari akana akeneye atari kubona. Kuri 500 yawe tera intambwe ugende ujye se hashika ujye ku Muhima cyangwa ujye na hano kwa Masera ugende uvuga uti rwose umuntu wanjye akira 300, nimba ari 500 ubona ufite umugore ati akira 300 niyo mfite, fata ya 300 ndasigara na desa. Nukuri ku biceri byawe 3 by'ijana uzabukorera umugisha w'Imana. Ntago ari ngombwa ko dukorera umugisha w'Imana kuko dufite ibintu byinshi. Ntago ari ngombwa ko dukorera umugisha w'Imana kuko dufite ibya mirenge. Ngwino ugira ikintu ukora hanyuma Imana ikugirire neza, kuko nawe Imana ifite ahantu yagukuye, nawe Imana ifite urupfu yakurokoye rukomeye, Imana ifite ukuntu yakugenjereje, Imana ifite intambara yakurwaniye. Niba ufite ikintu washimira Imana uyu munsi yakoze mu ruhande rwawe, nawe gira undi muntu ukorera ikintu. Niba ufite ubona hari intambara yarwanye mu ruhande rwawe, nawe gira ikintu ukora ugira undi muntu urwanira intambara. Niba ubona Imana uyu munsi yaraguhaye amazu ukaba uri kwitwara ndiroti, wihutaza abantu ubereye mu nzu, wihutaza abantu. Akakonda kavuga igihe kimwe twigeze tuba ahantu mu inzu tuyigiyemo twayimazemo amezi 2 gusa. Ukwezi kwa mbere twarasenze, ahubwo se nimwe n'ebyiri. Ahambere twarahabaye turasenga nyir'inzu aratubwira ati njyewe nta kiliziya ngiri iwanjye, murasenga mukambangamira. Kandi murumva umugore n'umugabo bari gusengera mu nzu, si ngombwa ko basenga ngo basakuze kuko haba hari abana, haba hari abandi bantu baryamye mu nzu mutari bubangamire, n'ubundi riba risengesho rya bucece. Ariko twarasenze umuntu aravuga ati rwose ntabwo mbashaka mu nzu yanjye mwayigize kiliziya. Turambwira ko dusenga gake na saa 9 z'ijoro turi gusenga ko dusenga gakeya, nta muntu tubangamira kuko ntitwajya kubangamira abantu bo mu yindi nzu. Natwe tuba mu nzu tuba turyamanye n'abandi bantu, kandi mu by'ukuri tugikodesha inzu z'i Kigali tubamo murazizi. Arangije aravuga ati hoya murambangamira pe, uku kwezi ni kurangira muzamapiriya. Ukwezi kwarangiye twebwe twamaze gushaka indi nzu yo kubamo, kubera kuri kumva niba umuntu usenga gake ijwi ritasohotse bikagera iyo bikamubangamira n'ikibazo. Arahandi hantu twabaye umuntu twarasenzeho, twanasenze cyane kuko twa dufite abandi bavandimwe nk'abangaye turi gusengana badusuye. Araza aravuga ati no mu maraso yanjye, no mu misokoro yanjye, no mu magufa, no mu mitsi bitemberamo ko nanga umurokore. Sinkunda abarokore ndabanga, ntago mbakunda pe rwose. Mumbabarire simuzongere gusengera aha hantu. Hanyuma turamubwira se nitureka no gusengana n'abandi bantu natwe gusenga tuzabireka. Tumva mbabwire ntabwo nkunda abantu basenga. Atubwira gutya. Ikintu gitangaje, uwo muntu namurushaga imyaka, ni umudamu muto Imana igiriye ubuntu iteje intambwe ku myaka ya 20 n'ingahe. Afite inzu, afite abapangayi. Ubwo uri kumva agera dufite turi abapangayi babiri. Afite abapangayi ku myaka ya 20 ntaranagera mu myaka 30. Inshuti yanjye, nimba Imana iguteje intambwe uyu munsi ukaba ubaye nyir'inzu, basigira umuntu ukoreraho umugisha. Nimba utanazanye umuntu ngawe mu nzu yawe ku buntu, ariko basi niba yirimo bimuhutaza. Uwo muntu yaraduhutaje, nawe arabizi ko yaduhutaje, ariko njye isengesho namusengeye. Nigeze gufata isengesho ryo kumusengera ndamuririra, mwingingira Imana, mbwira Imana nti Mana umubabarire kandi umuhe kumenya ko uri umwami w'ibintu n'abantu, ibiri mu isi byose ari wowe bitegeka. Niba Imana itubwira ngo yaduhetse, ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yaduhetse tukiri mu nda za ba mama, bivuze ngo Imana yatangiye kuduheka tutarabaho. Imana ikaguheka ukiri mu nda ya nyoko, Imana ikaguheka uri urusoro, Imana ikaguheka ukivuka, ikaguheka no turacyari ku mugongo w'Imana. Ari umugabo nkunda cyane, ntago nzi ukuntu nzamubona. Patrick, yitwa Niyonganzo Patrick, yaririmbye indirimbo aravuga ngo umugongo wawe ni mugari cyane. Aravuga ngo ni mugari cyane, aravuga ngo uheka abasaza n'abakecuru, aravuga ngo uheka abasore b'imigenda, aravuga ngo uheka abakobwa b'inkumi, ngo uwemeye wese umugongo w'Imana uramuheka. Niko kuri, niko bimeze. Niba Imana yaraguhetse ikakugeza ku rwego rwo gutera imbere ukabona akazi, ikakugeza ku rwego rwo kubona inzu, nawe gira abandi bantu uheka, nawe ugira abandi bantu urokora. Niba uri kurya abo muntu murokore, nawe gira ikintu umufasha, hanyuma uzabona ikintu wibutsa Imana ku munsi w'ibyago n'amakuba. So hanyuma reka
dusoze iri jambo tuvuga ngo Imana y'amahoro ikomeze ibarinde, Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, Imana y'amahoro ikomeze ibakize imbaraga z'umwanzi, Imana y'amahoro ikomeze ibakize imbaraga z'ikibi, Imana y'amahoro ibakureho imigozi umwanzi yababohesheje, waba umugozi wo kudatunga, waba umugozi wo kudashaka, waba umugozi wo kutabyara, waba imigozi yafata abantu cyangwa se ituboshye n'imyinshi. Narivuze ngo Imana ikurokore umugozi w'inyatsi. Umuririmbyi nawe yabivuze neza, aravuga ngo mu gihe hagira ikintu cyaza kikanesha inzira yawe, aravuga ngo uzaze uca uwo mugozi kuko nezezwa no kubohorwa nkabona ukuntu ugukorera. Imana ikubohore cyangwa se ikurokore umugozi ukuboshye watuma udakorera Imana. Ushobora no kuba uboshywe n'umugozi w'icyaha, ukaba ufite icyaha kikuboshye kikubuza gukorera Imana. Imana ikurokora uwo mugozi ugukureho. Ushobora kuba ufite ubusambanyi bwatuma utayikorera, ushobora kuba ufite ubusinzi bwatuma utayikorera, ushobora kuba ufite kwikinisha byatuma utayikorera, ushobora kuba ufite uburyarya bwatuma utayikorera. Imana ikurokora icyo kintu kikubuza kuyikorera. Imana izica uwo mugozi ku buzima bwawe, nawe ubohorwe unezezwe no kubona ineza y'Imana. Kandi no kuri nari mvuze ngo Imana iturokora umugozi watuma tutabana n'Imana neza. Imana dukureho umugozi watuma tutazabona Imana. Imana idukureho umugozi watuma tutazanezeranwa nayo, umugozi watuma tutazinjira mu bwami bw'Imana. Kuko birababaje kuba hari ibintu wasize wirengagije, hanyuma kandi ukagira na bikeya wishigarije byazakubuza kwinjira mu bwami bw'ijuru. Imana ikomeze kutugirira neza, Imana y'amahoro ikomeze itweze kandi ikomeze nadutunganye, idukure mu gitabo cy'abazarimbuka, itwandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi umwami akomeze kuduteza intambwe mu buryo bw'umwuka ndetse no bw'umubiri. Imana ikomeze kutuzamura mu buryo bwose. Reka dusenge Imana. Imana data wa twese, Imana nyir'ubutware, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo kandi ari nawe data, kwinginze kugira ngo iri jambo rikomeye kandi ryiza ritubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Iri jambo ritubere urwego tuzuriraho tugera iwawe, kandi ritubere ibuye dukandagiraho dushonje, ritubere ibuye dukandagiraho turwaye. Iri jambo ritubere ibuye dukandagiraho duhuye n'intambara z'amagambo, ritubere ibuye dukandagiraho duhuye n'intambara z'abaturoga, duhuye n'intambara z'abatuvuma, duhuye n'intambara z'abatuvuga neza. Iri jambo ritubera urwego kandi rigume mu mitima yacu. Mbese iri jambo ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rikomeze kutwubaka, rikomeze kudukomeza. Kandi mwami Imana ukomeze kuhagarara mu ruhande rwacu. Turakwinginze ngo uturinde umubi, uturinde ikibi, uturinde imbaraga za Satani n'abadayimoni, uturinde umwuka mubi. Satani afite imbaraga, Uwiteka turabanyantege nke. Turakwinginze ukomeze kuturwanira intambara. Urebe ukuntu Satani atugira aziritse, Uwiteka ukomeze kuturwanira, kuko iyo ataziritse yari kuturimbura. Ukomeze kutugirira neza rero, ukomeze kutubera umurengezi, udukomeze kudushira mu buntu bwawe no muri asorasi yawe. Twisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen.